Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Guhera tariki 11 kugeza tariki 14 Werurwe 2025 ku Ruyenzi habereye imirimo y'inteko rusange y'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Ni inama y'173 barebye ku ngingo zitandukanye zirimo za kiliziya zifunze, zirimo amabwiriza mashya agenga imiryango yegamiye ku myemerere, zirimo yubile y'impurirane, zirimo kandi n'inozwa ry'imihango ya liturujia, ndetse no kurebera hamwe ibyavuye mu nama yahuje abahanzi ba Kiliziya Gatolika. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iri tangazo. Itangazo risoza imirimo y'inteko rusange y'173 y'inama isanzwe y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda yateraniye ku Ruyenzi kuva tariki ya 11 kugeza tariki ya 14 Werurwe 2025. Guhera tariki ya 11 kugeza tariki ya 14 Werurwe 2025 inteko rusange y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda yateraniye muri Centre Pastorale y'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda ku Ruyenzi. Imirimo y'inteko rusange y'173 y'inama isanzwe yayobowe na Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali, akaba na Perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Inama yabimburiwe n'isengesho saa 4:15. Abepiskopi b'amadiyoseze 9 bitabiriye inama bose. Umuhango wo gutangiza imirimo y'inteko rusange witabiriwe kandi na Padiri Thomas Gudura, umunyamabanga mu biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda, wari uhagarariye Nyiricyubahiro Musenyeri Arnaldo Catala, intumwa ya Papa mu Rwanda, uri mu kiruhuko. Mu ijambo ryo gutangiza imirimo y'inteko, Perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda yashimiye abepiskopi, abaha ikaze, ababwira gahunda y'inama, abifuriza kuzagira imirimo myiza. Yifatanyije na Musenyeri Arnaldo Catala uherutse gupfusha umubyeyi we, avuga ko mu izina ry'abandi bepiskopi yifatanyije nawe mu kababaro. Yashimiye umunyamabanga mu biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda waje mu nama amuhagarariye. Yibukije kandi ko inama yo mu kwa gatatu isuzuma aho umwaka w'ikenurabushyo ugeze. Yasoje ijambo atangaza ku mugaragaro ko inama itangiye. Aha ijambo umunyamabanga mu biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda. Mu ijambo rye, umunyamabanga mu biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda yasangije abepiskopi uko yubile zihimbazwa ku rwego rw'isi nuko zagiye zikorwa mu mateka. Umuyobozi w'inteko rusange y'Abepiskopi mu Rwanda yamurikiye bagenzi be gahunda yose uko yakabaye, bityo bafatanya kuyemeza bamaze kuyikorera ubugororangingo. Imirimo y'inteko rusange yasuzumye ibiri ku murongo w'ibyigwa mu ngingo ku yindi. Ingingo ya mbere ni amakuru ya Kiliziya. Mu makuru ya Kiliziya ku isi, Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, umuyobozi w'inama, yababwiye ko Papa Francisco akiri mu bitaro, abasaba gukomeza kumusabira hamwe n'abakristo. Yabagejejeho kandi ubutumwa bwa Karidinali Grich Mario ushinzwe sinodi ku rwego rwa Kiliziya ku isi, wishimiye ko mu Rwanda hateguwe amahugurwa kuri sinodi yabereye imbare muri Diyoseze Gatolika ya Kabgayi guhera tariki ya 2 kugeza tariki ya 6 Werurwe 2025. Hakurikiyeho gusangira amakuru y'ingenzi ya buri diyoseze hagati y'Ukuboza 2024 na Werurwe 2025. Ingingo ya kabiri, baganiriye ku ifungwa rya za kiliziya. Abepiskopi bafashe umwanya wo kuvugana ku bijyanye na za kiliziya zimaze igihe zifunze. Basanze igihe kimaze kuba kirekire, amezi 7. Banzuye kongera gusaba ababishinzwe gufungurira kiliziya abujuje ibisabwa. Ingingo ya gatatu ni amabwiriza mashya ajyanye n'imiryango ishingiye ku myemerere. Abepiskopi basomeye hamwe amabwiriza mashya agenga imiryango ishingiye ku myemerere, banzuye ko bazakomeza kuyaganiraho n'inzego zibishinzwe kugira ngo arusheho kumvikana no gushyirwa mu bikorwa. Ingingo ya 4 ni ivugururwa rya komisiyo na serivisi z'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Abepiskopi bagarutse ku miterere ya komisiyo na serivisi, basanga zikwiye guhuzwa n'ibikubiye mu nyandiko nyir'ubutungane Papa Francisco yise Predicate Evangelium. Bityo komisiyo zihurizwa hamwe ziba 12, buri komisiyo ihabwa umuyobozi. Ingingo ya 5 ni sinodi ku kugendera hamwe. Musenyeri Edouard Sinayobye, umwepiskopi wa Cyangugu wahagarariye abepiskopi b'u Rwanda muri sinodi, yagejeje ku bandi bepiskopi inshamake y'ibyaranze amahugurwa. Ku myanzuro ya sinodi, abepiskopi bafashe icyemezo cyo kugeza bene ayo mahugurwa ku byiciro bitandukanye by'abakristo. Basanze kandi sinodi ari urumuri mu ikenurabushyo ry'ubumwe n'ubwiyunge. Hemejwe ko inyandiko ya sinodi ishyirwa mu Kinyarwanda kugira ngo ishobore kugera kuri benshi.
Ingingo ya gatandatu ni yubile y'impurirane. Abepiskopi barebeye hamwe uko yubile yagiye ihimbazwa mu madiyoseze atandukanye, bashimira uburyo yagiye itegurwa, banashimira bagiye babigiramo uruhare bose. Abepiskopi bashishikarije diyoseze zitahewe kunoza imyiteguro ya yubile. Ingingo ya karindwi ni inama rusange y'ihuriro ry'inama z'abepiskopi muri Afurika na Madagascar, SEAM. Iyi nama izabera i Kigali mu Rwanda guhera tariki ya 30 Nyakanga kugeza tariki ya 3 Kanama 2025. Abepiskopi basabye abagize komisiyo zitandukanye zitegura iyo nama gukomeza gushyira imbaraga mu myiteguro kuko igihe cy'inama cyegereje. Ingingo ya 8 ni ikigo cya Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu, Centre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu yamenyesheje abepiskopi ko habaye inama y'ubutegetsi ya Centre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Conseil d'administration, yashyizeho umuyobozi w'ikigo n'umuhuzabikorwa w'ubutumwa bwo gutega amatwi no guherekeza abagana serivisi y'iki kigo. Ingingo ya 9 barebeye hamwe inyandiko ikubiyemo amabwiriza yo kurinda abana ihohoterwa. Abepiskopi bongeye kurebera hamwe inyandiko ikubiyemo amabwiriza yo kurinda abana ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abepiskopi bashimye umurimo wakozwe, barayemeza, banzura kwitangazwa. Ingingo ya 10 ni imitunganyirize ya liturujiya. Perezida wa komisiyo y'imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramentu yamenyesheje abandi bepiskopi ko inyandiko ya liturujiya inoze iriho itegurwa ikazamurikwa mu nama itaye mu kwezi kwa Gicurasi kugira ngo yemezwe n'abepiskopi. Abepiskopi babiganiriyeho basanga koko hari aho abakristo babusanya mu bikorwa bimwe na bimwe bya liturujiya, basanga byaba byiza bahawe umurongo bigakorwa ku buryo bumwe. Yabagejejeho kandi ibyavuye mu nama yahuje abahanzi Gatolika. Abepiskopi bavuze ko bazakomeza kubaherekeza, babashishikariza gukomeza impano zabo n'ubutumwa bwabo muri diyoseze barimo. Ingingo ya 11 barebeye hamwe inyubako nshya ya Centre Pastoral. Abepiskopi barashimira babafashije bose mu mushinga wo kubaka Centre Pastoral iherereye muri Paruwasi ya Ruyenzi muri diyoseze ya Kabgayi. Abepiskopi bavuze ko izakomeza gutunganywa no gushyirwamo ibyangombwa kugira ngo izashobore kugera ku ntego zayo. Ingingo ya 11 ni igihango cy'uburezi. Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda yagejeje ku bandi bepiskopi bijyanye n'igihango cy'uburezi, Pacte Educatif, kigamije kubaka ubumuntu, gutega amatwi abato, uruhare rw'umuryango n'umutegarugori mu burezi, kubana neza mu mahoro no mu budasa, kwita ku bidukikije, gutega amatwi abakiri bato, ubukungu n'imiyoborere ishyize imbere inyungu rusange. Abepiskopi basuzumye n'uburyo igihango cy'uburezi gishyirwa mu bikorwa mu burezi mu Rwanda. Ingingo ya 13 barebe hamwe inama ya ASEAC. Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda na Musenyeri Vincent Harorimana bagejeje ku bandi bepiskopi uko inama ya ASEAC yabereye Dar es Salaam muri Tanzania yagenze. Yahuje abakaridinali, abakuriye inama z'abepiskopi ba Kongo, u Rwanda n'u Burundi, abepiskopi bayobora komisiyo z'ubutabera n'amahoro, abanyamabanga bakuru b'inama z'abepiskopi, abanyamabanga ba komisiyo z'ubutabera n'amahoro n'abashakashatsi mu kubaka amahoro bava muri ibyo bihugu. Byari mu rwego rwo kwigira hamwe icyafasha kurenga ibitanya abatuye akarere k'ibiyaga bigari no kurebera hamwe umusanzu wa Kiliziya mu kugarura amahoro n'ubuvandimwe bamurikiwe n'ivanjiri. Ingingo ya 14 nirebana n'ingoro ya Bikira Mariya i Kibeho. Abepiskopi baganiriye ku mushinga waho kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya i Kibeho ugeze. Abepiskopi barashishikariza abakristo n'abakunda Kibeho gutera inkunga uwo mushinga w'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Bikorewe ku Ruyenzi kuwa 14 Werurwe 2025. Padiri Kayisabe Vedaste, umunyamabanga mukuru w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, niwe wasinye kuri iri tangazo. Ryanasinyeho kandi na Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali, akaba na Perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda.